nubwo abenshi bagifatwa bagifungwa bagihanwa bitewe n'ubujura bwifashishije ikoranabuhanga by'umwihariko bwifashishije telefoni muri iyi minsi turimo noneho ya COVID-19. Abanyabyaha baracyerekanwa abandi baraburanishwa ariko ntibibuza bamwe gukomeza gushaka ubumenyi ahubwo nabo uburyo babikoramo. Hano kuri Kodu TV twegeranyije bimwe n'uburyo bwifashishwa mu kugira ngo babashe kwiba amafaranga abantu babitse yaba kuri mobile money zabo bifashishije ikoranabuhanga. N'uburyo butandukanye aba bantu bakoresha kugira ngo babashe kwinjirira bakwibe amafaranga ubitse kuri mobile money yawe. Reka turubwo buryo rero ngo nubuhe. Iyi ni Kodu TV, ngewe ndi Jean Kodu Karivano. Murabizi ikoranabuhanga ibiri mu bintu by'ibanze twibanda, ariko nanone tubyibandaho tugamije kuroba uburyo urubyiruko rwatera imbere. Ariko mvuze gutera imbere nta kundi, ntago ari umubyibuho, ntago ari ubwiza, no, gutera imbere ni ukongera icyo ufite mu ikofi, dore ko urubyiruko rwinshi runarira ngo akazi karabuze, ari nabyo bishaka kuba bituma rwishora mu buryo bwose rwabona amafaranga bitabavunnye, bakaba banakoresha inzira zose zishoboka bakiba. Nabyita kwiba ubutekamutwe bwo kujyana amafaranga y'abantu babitse kuri mobile money zabo cyangwa ku matelefoni yabo. Genda cyari Jean Kodu Karivano, wakora subscribe hano uramutse ubona ntacyo bigutwaye kuko nta kindi bisaba, ni ukureba handitse subscribe ugakoraho, wabona kandi kameze nk'inzogera nako ugakoraho, kandi iyo ni inkunga ikomeye uba uduteye. Yatangaje ko mu kwezi kwa Werurwe ubwo gahunda yo kuguma mu rugo yatangiraga, ibyaha by'ubujura bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga byiyongereye cyane. Mu kiganiro yahaye televiziyo Rwanda, Shema Akilimali yavuze ko batekereza ko byatewe n'uko abantu bari batangiye gukoresha ikoranabuhanga cyane nk'imwe mu ngamba zari zashyiriweho kurwanya ikwirakwira rya coronavirus. Yagize ati, kuva mu kwezi kwa gatatu twakiriye abantu baje gutanga ibirego 80 bibwe kuri mobile money, tukaba twarafashe abantu 46 bari kuburanishwa, hakaba haribwe miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo kibazo cyagiye kizamuka cyane kurusha ibindi bihe byose twagiye duhura nabyo. Hari amayeri menshi abakora ubujura hifashishwa ikoranabuhanga bakoresha biba amafaranga y'abantu kuri mobile money, nk'uko Eugene Kanamugire ushinzwe kurwanya uburiganya muri MTN yabivuze. Muri ayo mayeri ngo harimo kuba umuntu yohererezwa ubutumwa kuri telefoni bugaragaza ko yohererejwe amafaranga kuri mobile money, nyuma uwabwohereje akamubwira ko yohereje amafaranga yibeshye asaba ko bakongera kuyamwoherereza. Abantu benshi bagiye bagwa muri uwo mutego, babona ubwo butumwa bagahita bohereza ayo mafaranga batabanje kureba kuri konti zabo ko ayo mafaranga yagezeho, bikarangira bohereje amafaranga yabo ku bujura. Hari n'abiba konti za WhatsApp z'abantu hifashishijwe ikoranabuhanga, bagatangira kuzikoresha basaba amafaranga mu izina rya nyirayo. Kanamugire agira ati, abantu babatwara za WhatsApp
agatangira kohereza ubutumwa ku nshuti z'umuntu wibwe WhatsApp abasaba amafaranga ati nagize ikibazo umwana wanjye yakoze impanuka nimva mu nama ndayagusubiza umuntu akaba arayohereje nyuma akaza gusanga uwo yoherereje amafaranga ari umujura. Akomeza avuga ko hari abacuruza serivisi z'ibigo by'itumanaho bazwi nk'aba agent bafatanya n'abajura mu kwiba amafaranga kuri mobile money aho umu agent yohereza umuntu ubutumwa bwo kubikuza amafaranga akamuhamagara amusaba gushyiramo umubare w'ibanga kugira ngo arebe ko amafaranga ye atagiye kuko ikoranabuhanga rya MTN ryagize ikibazo. Kanamugira asaba abakoresha serivisi ya mobile money kwirinda kugira uwo babwira umubare wabo w'ibanga cyangwa kuwandika muri telefoni igihe babonye ubutumwa bubikuza amafaranga atari bo bayabikuje. Avuga ko nta mukozi wa MTN ushobora kuguhamagara cyangwa ushobora guhamagara umukiriya amusaba kwandika umubare we w'ibanga mu butumwa buje muri telefoni ye atazi aho buturutse. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga muri RIB asaba abaturarwanda bose kwihutira kumenyesha RIB igihe batekeye umutwe kuko byoroha kubafasha kugaruza amafaranga yabo iyo bahise babivuga, ariko bikaba bishobora kugorana iyo batinze kubivuga. Nshimiye Cyprien M Ngendahimana kubw'inkuru hanyuma ngiye wayikugezagaho ni Jacodu Karivano. Nkusaba ko bitakugoye wakora subscribe kandi ushaka no kunsanga ku mbuga zanjye nkoranyambaga arizo Facebook, Twitter na Instagram unyuze kuri Jacodu Karivano. Hasta la vista, reka tubonane mu zindi nkuru z'ubutaha.